agatandukana karakagore kandi nyina wantuze kare karukadiya kagiye imbere ya uri yocishije Yohana Herode igihanga yaragira batese ni kushaka ko wagize yambaba ngo ndashaka umutwe wandi ngo kumbeye igifu gusa cy'umugore bogweza umutwe w'umuntu yabana umutwe w'ihene byibuze bafana kugira no kureba abanyakenya hano baza nzamona babugira sinzi ko baza bamwisupu kandi asupu ira mitwe y'ihene baramwe uzikomeza amavi hari umugabo nari nzi hangaha yarakundaga cyane hano yabaga hefu hano asanzwe umunsi umwe yagugotomera ndetse arambwira ngo bazonyereke ngo hantu nk'abisupu ndabatiye sindagira ubushobozi bwo kuyinywa hana nije niyo mu nzu imwe inyanya kananzwe isupu irimo amaso y'ihene buriya twabanaga hano nta makuru nababwira menshi nari mfite ntuzo yababwira kandi nzashaka kuvuga ikintu kivuga no mu izina mvuga ubuhamya ikintu cyabaye kivuga no mu izina muri kangahe ngira ngo twe muri harvest tararugumura murabyibuka benshi sinzi bakinyoni n'imico twari bari baraje ariko bari bahari twe twabanaga bamuhirwa baragihari waje bamurwa kibahana usanze aragiye okay wasanze hano hari uswiza gutarama hariya nyina ira groupe de prière na bamuhirwa ba bonke bakazitunga barataranashaka nandi nabandi ngo tumare Imana ivuga ijambo amagambo abiri niyo nzangenderaho niyo nasize nababwiye sinzi ko murayibuka uretse ko abantu nyine siga bibagira abana banje bangahe babiri bazagira gute umwe azishare iburyo undi ibumoso yemera sabye nabi aya uyu mugore mukomera amashi nanone abagore bararutana mama ni kubandi bazasaba kuriya iby'imbere y'Imana muza musaba mubwira Imana ibintu bifatika ko nabonye ejo bundi mu pasteur mwe wacu yegura ngo barengeje isaha iminota 2 muzungu yari mu pasteur ngo kungu itorero ngo riramunaniye yamagenda yaje gusiga amarangi nuko ngotiyo makwishitsa mu rusengero buri munsi ngo kandi ari mu pasteur tinonega bivuye ngiyo marangi gayonzo nsigaga amarangi gayoga bayita overtime nukuvuga ngo amasaha yo kwiyongera amafaranga amagari iwe ntakibazo sinzi mu fashije wenda tukigize inyuma gatoya kugira ngo wenda bidufashe ku dusenga Imana Uwiteka Imana urakomeye ugitangaza isi yose iragukeneye kugira ngo ugico uyimarira turagushimiye ko uyu munsi ubonye natwe kuri musoza w'umoja warakoze kuturinda igihe kitari kigufi turagushimira ku neza yawe nyinshi ugiye n'urukundo rutangaje duhagaze aha tugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe rukomeye iri jambo twe kuganirira ryumvikanisha mu mitima kandi rigire impact nziza yo kongera no kwibuka gutekereza tugushimira ku neza yawe mu izina rya Yesu wacu amen. Tutarasoma ijambo reka tubanze tubasuhuze mu izina rya Yesu kandi tunashima n'Imana ko yaturinze nyuma y'igihe gitoya dusa naho dutandukanye kongera kubonana uyu munsi turabishima Imana cyane kandi tubaye agaciro turabashimira abenshi kuza kutwakira kandi ari mu rugo ari iwacu
Imana ihereza umugisha. Nanone kumwihariko ndashima Imana ko yatureze mu rugendo tukagira hano amahoro. Dawidi yaravuze ngo wikoreze ubuteka urugendo rwawe rwose, ngo hanyuma abe ari wowe wenyine wiringira, ngo nawe azagira gute, ngo azabisohoza. Ubwo twagize umugambi wo kuza twarabitekereje tubikoreza Imana, turabyiringira. Rero Imana yaranayo yabisohoje, tuyikomerera amashyi menshi. Muraza kunemerera wenda munsi simvuga amagambo menshi, kandi nkeneye kubumva cyane kugira ngo natwe dufashwe. Twe twaje gufashwa, cyatuzanye. Urabizi kenshi abantu bakumbuye bagataha baba baje gufashwa. Wenda natwe tugice dukuraho nashora umugisha. Ariko cyane twe ntabwo twaje gufashwe, twaraje gusa ngo twebwe dufashwe namwe. Hamwe n'ibyo turaza gusoma amagambo kuko bimeze, ariko kandi bifite amashimo menshi cyane, wenda arambuye cyane. Kandi dusaba excuse, ngira ngo hari abantu benshi twagiye tuvugana tukiririya banifuza ko tuzahurira ndetse no kuri airport wenda kugira ngo abantu dutangire ibyishimo tumwe tubimanukane, ariko tibyaza gukunda kubera impamvu nyine z'ikirere. Amasaha yarateganyijwe ntibyashoboka, ariko turashima nanone ko mwabigize mu mugambi kanabitekereza. Sanze ibintu byinshi Imana ihembera abantu si ibyo bakoze mu buryo buri fiziko cyangwa se bugaragara. Cyane cyane burya Imana ihembera abantu imigambi ibyo bagambiriye gukora, nubwo batoba babigaragaje mu buryo bugaragara, ariko barabigambiriye burya Imana nayo zibahembera. Mu by'ukuri ngereranyije n'uburyo gahunda yaje itunguranye ndetse n'ingendo nari ndimwo kubihuza kugira ngo bikunde, ntibyari gushoboka mu buryo busanzwe bw'abantu pe, ntibyari gukunda. Uretse ko Imana izihuza ibintu tomenya kandi bitangaje. Narinze ngira hano mu gitondo, abantu bagiye banshakira aho narindi ubushize, ndetse ari wanambwira arambwira atari ko birasa naho wenda abapasitori bo ngo mutakivugisha nk'ukuri. Turimo turabona turimo turabona amatangazo ko muzabona ku cyumweru, hanyuma tukubona muri Canada ari ukiri undi nawe ati nyuma y'isaha zirenze 5-6 umuntu ambwira ko kubonye muri Amerika ariho uri mu rugo. None ko murabona ibyo bintu bizogenda gute? Kubera ko abantu benshi bunyira basigaye bitwaza afishe mu rwego rwo guhamagara abantu ngo bazabitaba. Bizabiteye n'isoni cyane kugira ngo bigere ku rwego amatorero, abantu, ibiterane cyangwa se ibindi bikorwa bitwaza gusa za afishe kugira ngo byibuze ari abantu basa naho babaye emotionné cyangwa se wenda bashituye. Kubera ko igihe turimo ni igihe cya revive, buri muntu wese aba abyutse, yaba ari kumwe n'abandi yaba ari wenyine, gusa bora abe agize gute ababyutse.
so guhuza ibyo bintu ndashima Imana cyane mwihariko ndaza nshimire umuryango wanje karomperaho kuko bayifashije mu buryo bukomeye pere kuri madamu n'abana aho baringira ngo barimo dukurikirana tubashimiye by'umwihariko nzakomeza amashimire cyane iyo cyose nzaba nkiri hano ndetse nkiri no muri murimo kuko bagize muri rukomeye kabisa nibwira ko muri ibyumweru birenga 3 cyangwa ukwezi twese iwacu byari bigoye bamwe ntibaryamaga ngenda manywa kaza ijoro kagenda ijoro kaza mu rukerera abandi bahamagara ryanye mu gicuku bakaza kudutora airport n'abandi aragera mu rugo abandi basakana bakatubanuka nabo twagiranye ivuga butumwa rikomeye so mbashimiye Imana ihereze umugisha kandi nshimira n'abandi bantu kumwihereza ku giti cyabo mpereye muri Canada kuva umunsi kuva kuwa cyumweru mugoroba hari abantu bagiye badufasha cyane kugira ngo tubone uburyo tuza byari byoroshe twageze ku rwego dushaka guhindura schedule kugira ngo byibuze dufatire indege muri Canada turebe ko biriho bihura nabyo biranga tekeza kuvuga ngo kuwa kabiri mu gitondo nkiri muri Canada ngomba kuza kuwa gatatu saa 11 kandi ayo matike yose yombi yari yegeranye nkagereza kuvuga ngo byibuze n'ice tike zimwe zisubira muri Amerika noro ndeko mbona uburyo nyura muri Canada hafi biranga gusubirayo nabyo habeze impamvu ngira ngo twana tuvugana kugeza kuwa kabiri hano mbabwira pastor ko bidashoboka uko mbira mu mubiri tubisa gukunda buriya abenshi batagenda bazabona bamusante bashitse akabona biroroshe nani joro iri amasaha yarateje kugera hano siyo yarayabaye ndibuka umuntu twari kumwe nijoro mu ndege imwe flight donc fly yari imwe ikindi n'amasaha amwe yari yicaye imbere yanje ku mwanya wa 15 ndi nyuma hafi ku mwanya 20 iyo waraza nje ndasigara niko byaba bigoye ndetse bashaka kubihindura ko bari bambwiye ko indege iboneka yo kuguza izaboneka ejo kuwa gatandatu kandi aho masaha akuze mu buryo twari gushanga mu rukerere wo ku cyumweru hafi nka saa 12 n'umuntu za mu gitondo murumva ni kaho nari kurangiza umukutano ariko ndashimana cyane ko buriya mujye musengera abatware riko birivuga ngo nabana ngo kugira ngo tugire gute tubona amahoro tunoroherwega ibintu bitworohereye biza bigenda neza muzukunde shimana ko hari abandi banakoresheje indi abayobozi tubasobanurira impamvu ituma tumwe kugenda kandi byihutirwa bene data bazungu bagira ubwenge bwinshi kandi aza guhakanira kandi mwamuseka nasanze mu bantu bagira ukuri gusa no kunyine tatukuvugira ahantu hatari ngombwa hatemewe ni twebwe abanyafrika ikiri ku mutima uzamukivuga cyose sikuza bigenda yebe wo wanze ukabimwereka ndetse byangombwa kana mugamba ukunze nawe ukabyamamaza ukabyerekana kanashesha nuko ariko bene data bandi ibuntu babigira aza gushiraho rekodi ko bazagufunga imyaka 25 maye museka ndetse kazabanza agahaguruka gatora utubombo kaguheza ngaho be ucishe mu kanwa na twajuice amazi bene yani gufata ku mutima yamara mu minota 5 kona rekodi
ukajya muri gereza imyaka 25. Tibaza barakara tibaza barakara tibaza natongana yego ni yego ya ni oya nuwo yanze we ntayibwira ndakwanze ko ntayimwereka nyine nta amurekeraho gutyo. Ndashimira ko abantu banakoresheje cyane nimugoroba twari kumwe na Bishop Musinga ngira ngo benshi barayibonye tumwe tuganira twuriranye indege Boston muri Amerika tugera Doha ariko ngira ngo wenda sinzi n'Imana yari bikeneye nanje nyine pataramiri. Murabizi ko hari nibazo byinshi by'Doha hari ya nabyo bitasobanutse Katari hari yemza bumva bazirirwa bazungurusa Kongo banyuza mu nyurabwenge. Ndashimira ko narataramye nijoro nabona uko yino tazabumva ariko twarataramiye kandi no usanga bifitanye n'isano n'iyi topic dufite uyu munsi. Iki gitabo cha Yohana tugiye kuganira bukeya Efeso buri niho Yohana yarayoboye kandi muri Efeso buriya ni muri Turkey donc birasa naho byegeranye n'icyo kimwe niyo Turkey nyine moderne ubunyine bose na kabarabu nuko uzukuri turashimana cyane ko Imana koze ibintu bikomeye bitangaje. Nageze ku muryango banga ko ninjira kandi mwabantu nimba uko twe tumaze uzunguruka nyine hanga muri uri mwengo hano hanze nimba ari kurugira uzokingwa mu ijuru mbaye itangazo kirikari nimba ari kubizogenda muza mwibika ibyangombwa byose biri complete kandi bisabwa baza bakinga nkaho mureba guke nibyo indege ikaguruka aho yireba ukabura sigaye. Rero ndashimira ko umugambi w'Imana yateguje kuza hano yawujuje mu impera mashime cyane turayishimira Imana ihaducura. Mbaye ntasho guturuka mu rugo iwanje ndetse n'abandi bose twagiye duhura bo muri Hope karomperaho muzi bari hino hino twari duhura njewe hino hino abo duhuye bakambwira ngo nuzogenda wewe vuba nguzoramukanye arabampaye ntasho ukwezi kwa mbere umwaka utangiye kaguhamagara akwifuriza umwaka musha akakubaza kutaragera muri Afrika akagweza n'intasho none muzakire mu izina rya Yesu. Nabandi bavandimwe n'ubundi bahana muri Umoja murabazi twawe nabo benshi ba muze bagitimbwa ba Benoni babaye hano Banyakirindo murabazi n'abandi benshi ntovuga amazina barabashuje cyane ibo twabonanye vuba cyane ku cyumweru twarasenganye. So izo ntasho muzakire mu izina rya Yesu. Kandi barabakumbuye ngo muzoze muzoze kuramukanya iriya nama. Ibyo mwarugiye kwibaza ngo gute ibo bariyo gute kuri abagiye nawe niko ugenda biba bishobotse. Naje na umusore mw'inshuti yanje uko nyine wamuvuga niko yavugaga mu minsi ishize arambwira ati bizokunda byararangiye kubera ko n'umwana nagize umusaruro ukomeye cyane mu bihe byatambutse kandi w'inshuti yabaye umugabo akiri muto. Ubwo mvuga no ni responsabilité aba responsable ari mu bana babwirije akiri batoya cyane bavuga Imana mu buryo bwiza kamusengera rwose akambwira ati bizashoboka bizakunda. Ariko natangajwe n'uburyo nasanze amazu umwaka umwe iwe kera afite ibyangombwa byo gutura muri Canada. Ureke ibingibi nyine byo gukora hari byo gukora gamuza mwumvaga n'ibyo gutura iri aranda afite ibyangombwa byo gukora ariko badafite ibyangombwa byo gutura. Namwe mu bizakunda igere kigera kandi kitagera tuzahure mu mirembwe madebu ngakomera Imana mashi.
ko nasanze byose neza byose ni bimwe, ahubwo ubu nyine ruguru niho heza kuruta hanze, kubera ko iyi ni w'abandi ariko iyi ni iwacu, sibyo? kandi ikintu cya mbere bazaducurira bazakubwira ngo wa ni iki cyabazanye hano. Nzababwira amakuru, nzamwana abaza baza hano batazababwira amakuru neza. Bazama kubaca hejuru bababesha, babereka utuvuta bariye, abandi bakabereka nyine ukuntu ngo banoze kubera udusabune twikinyoma twahariya. Yesu abwira icyo bita puruya. Nimuyikane Yesu. Ejo nzoyibabwira. Nzababwira umunsi kuva mvuye hano wa munsi paguruka kugera muri Goro, sibyo? kandi sinzobabesha, nzobabwira amakuru yose y'ukuri, kubera ko na hano nahavuye ntameze nabi. Siko bimeze se? Ntabwo nagiye ngo ngiye gushaka amafaranga cyangwa kubaho neza cyane de plus, no? Hari wambaje mu kanya tse kutasa nuvuye hanze. Tazaba ati wewe tinirozo bya Kongo twebwe kuba tugiye tugeza tujya. Hari umuntu usinzira wabo ayahasha akabyibuhira cyane, ariko uzona bigisha n'ejo kubyibuha impamvu yayo ari bibi. Ahubwo mutashye dutahe cyangwa se tuje hanze kuhareba, nitumara tugera gute tugaruke. Muzamusha hanze musize akazu irundu nakaduka hariya igahororo, bizashoboka byose kandi barazabikora mu izina ryandi Yesu. Ndababwira impamvu eshatu gusa uyu munsi z'uru rugendo, nibwo rukwe muri amakuru yose nzoba narangije mpuri hano nibabwiza binarangiye. Sinayishobora iyo tuzana byibuza na bonke ngo ayintangire niwe uzuba kuvuga amakuru yose. Ararabashuje mu izina rya Yesu. Kanya mbonye nyandikiye abonye nyine yamuyatinda tangaye kubona ushitse muri Kenya. Abantu rero bazabirira mwiriye bwaje mu gitondo zaraza mu kageze mu Buhindi, wazobyuka n'uragitse muri Australia. Isi yaregeranye nyine kubera impamvu. Intego ya mbere twashwe baramusa kuramukanya bya bindi bya kinyamurenge no kuramuha mu rwa Kristo mu ijambo ry'Imana no muri busanzwe. Tubazanye amakuru tuganire tugumva ibi bigeze, tubwire ibyasigaye biba hano byiza. Ndabona abantu benshi barahindutse nanabayobewe. Nuko ntatubabwira amakuru y'Abashinwa baririye ukuntu bahangayitse, n'abandi bene wacu nyine baririye ukuntu bakeneye gutaha ariko babuze inzira, ko bazungu babajanye ntibarabemerera. Muco babajaniye murakese inzoka ibabwira ejo. Murakumbuye? Okay, nzababwira ejo muzorira. Hanyuma rero twosoma ijambo rigufi, nemese ijambo rigufi zo gusenga. Birashoboka kuko n'ibindi byashobotse uzi wewe uri wenyine, nubwo utarabitubwira kubuhamya, ariko wewe wenyine hari ibintu uzi byari byarananiranye, byari byaragoye, byashobotse, sibyo? Muri kino cyumweru n'ibindi waho utekereza ugire kwizera, tuzabana umwanya umwe umwuka umwe, bizakunda mu izina ryandi ya Yesu. Kubera iki ijambo ryambagurukije hano
rikanyuruza indege, ntabwo ari UN, nta nubwo ari dosiye kubuza bivuga, ni Imana yaravuze, ni ijambo Imana yavuze gusa, nige twakandagiyeho kugeza ku rwego riduhagurukije katugeza aho ryari ryarashatse n'ahandi n'ahandi. Rivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana biragute, birashoboka. Koza muri biganza atukuzwe, nzobaza ingero z'abantu bamwe buriya twabanaga hano, nta makuru n'amabwira menshi nari mfite, nunzo yababwira kandi nzashaka kuvuga ikintu kivuga no mu izina, mvuga ubuhamya ikintu cyabaye kivuga no mu izina. Muri kangahe ngira ngo tuge muri Harvest hararuguru, murabyibuka benshi, sinzi bakinyoni n'imico twari bari baraje ariko bari bahari, akucyo twabanaga twari bamuhirwa baragihari, waje bamuri wakiba hano asanze aragiye. Okay, wasanze hano hari uzwiza gutarama hariya nyina ira groupe de prière na bamuhirwa ba bonke bakazitunga barataranashaka nandi nabandi ngo tumare Imana ivuga ijambo, amagambo abiri niyo nzangenderaho, niyo nasize nababwiye, sinzi kunza murayibuka, uretse ko abantu nyine siga bibagirwa. Cyambere atubwira ngo igihe kizogera nzoza selectinga abantu bacira inzira banyuza ahantu hatigeze habaho mu buzima busanzwe. Iwo munsi abari baharingira ngo kuna benshi ari basha, atukuzwe yaramaze kunezerwa, yavuze ijambo aravuga ngo Imana yashatse gutwara umuntu hanze, ngo yomunyuza muri M-Pesa, murabyibuka ndetse maze kurivuga ari bwo munsi turamusengera, Imana atubwira ngo kubera ijambo avuganye kwizera n'ubutwari ngo ntakimaze ukwezi hano muri kino gihugu, ntuzahinyuze ahita yigendera. Cyo ni cyambere cyushavuga ni iki, ku Imana ishobora guca inzira aho zitari. Nico naje kubabwira, ibintu uzi bitaza bikunda birashoboka. Nivuga ngo amena, mu kwizera no mu bwenge, mu byo nabonyeshe ureka abantu ngo bandi birashoboka ku Imana yofundikira umuntu muri kino kinani kini gikyarya kino kibafu serizo ikakubika muno bwacu umuntu akacikorera akagishira wera nko mu ndege, bwacu kisangeza ugeze Katari cyangwa se wenda ugeze iriya fuza Yerusalemu, birashoboka. Ibintu zananiranye ku Mana zabikunda, nje ndumugabo kubihamya, narabibonye n'amaso y'umubiri ndetse n'amaso y'umwuka. Allo inzani ku Imana ijambo yatubwiye mirongo muri 2001 nantwaye ingabo Desire arabasuhuje, yarambwiye ngo nzobasuhuze rwo mutaramubona, ariko yarambwiye ngo tuzogarukana nimbishaka, ninsubira nzomugarura bidatinze. Iratubwira ngo gihe kimwe twari muri 2001 duha dusenga ari mugoroba, iratubwira ngo igihe kimwe ngo nzobanyuza imbere ya White House muzoyigeraho. Yeme muri 2001 hari umuntu watekereje ico kintu, White House niranzu Trump abamo n'umutunga biganza nabi Imana mugire imwibuke mwizina yandi titumusenge Yesu ko guko kandi nabazahura n'umukunga mu kino cyumweru nubwo ari mu kujubanganya abantu nyine nawe ubundi buryo, ariko nawe azamakorweho, ngira ngo ntimuzomubwira muzobishana kuri YouTube nzobishana ndazogwamagara ukabisobanura, hagize abana bagari nk'abari bahano sibyo. Aba tashobora twe tugira droit d'expression, tugira uburenganzira bwo kuvuga, kubera ko mu bimwe bigize Abanyamerika n'uburenganzira bwabo kuvuga ikintu kubacumva.
Timuzobona ko tuvuganira iri iwabo ariyo turi. None turashimana ko bizagira kunda. Ngiragushize twarahageze twebwe narahageze. Yanzu muzabonira kira kizu kinini nakigezeho. Kwanza sinarimo. Dairesi kabiri. Kubera gusijama Imana yaragize ute yaravuze muri 2 na rimwe. Tweza muri biganza. Atukuzwe. Ndashaka ko tugufi duto kwibintu bishoboka. Suko bwo kodageze hariya. Oya. Nasanze ukintu arahagaze pani fotoza namasanga neza ni kimwe neza no kukivumu cyangwa hariya mu rurambo ko ba ni bandi hari bari hatoye gahoro kabitandukanye kumana ni kimwe neza gusa twe twabitandukanye kubera impamvu n'abazungu babikoze kubera inyungu zabo batugiraho hari kuri cukimwe. Pole sana ku bantu bagize ibyago babihanganishije twese umuryango muri rusange ubwoko bwacu twagize ibibazo byinshi murabizi ya tuza dukurikirana nyine rimwe ari mu mwebwe hano mufite umwanya nyine wo kuassistinga abandi bagize ibyago twese turi bamwe mukomeze kare mukomere. Makari karavuze ngo kuzogeza ku kandi ijambo yavuze ni ijambo ry'abakristo rivuga ngo icyo umuntu arimo agomba kugiharanira kugeza hehe. Ese ni umunyapolitiki ariko kandi kuvuga ngo ibyo byavuzwe tukabisubiramwo ntacyo zabitwaye. Kandi turamutse tuvuze nyine byabaye iby'iwacu nabyo abantu kabyandika nka politike kibazo byandike ko nta kundi twabigenza. Ntawo tinya kuvuga iwabo akibaho tibishoboka. Mukomere rero mushikame turimo tunyuramwe mazagira bitunyuzamwe izagira bitukuramo buhoro. Yeremiya yaravuze ngo waradukomerekeje kandi uzagira gute uzatwamura. Buriya ndamu nakomerekeje undi nibihe gusa nyine kuri byagira kuri iyi kura nta muntu baho habibiye kandi igihe kikuriho ugomba kubana naco kugeza gute ugisose mu mahoro. So mukomere rero mwihangane muri Kristo Yesu. Amen. Ngo kwiriye gukora imirimo yo wantumye hakiri ku manywa. Harimo engagement nikihari. Commitment kwiyemeza. Kwiriye gukora iki imirimo yo wantumye hakiri ku manywa. Iwantumye hakiri ku manywa hakibona bugiye kwira itonde gatoya nize kuba ngo ngiriya ruguru bene umugabo mushango cyangwa umugore mushango niyo bazahinga niyo bazakora imirimo nimugoroba. Ntimubazi umugore akirirwa mu nzu ayavuga saa moya akabona gutangira cyangwa saa 11 ngo kagere mu murima ako umuntu waje mu murima saa 11 akavuga ngo agiye guhinga. Habe n'abagabo bashanga nabo izo tabia barasigira. Nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kari hakibona. bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Meke babwire buzira sibyo kandi gitangaza ni umuntu buziriraho. Ukuba mubone izuba rigihari abantu bakeye bagiye bagenda ariko buzira. Tugomba kwirinda akabwibwi cyangwa se kwira kwigihe kugira ngo butazatwiriraho. Numva ngo amen. Kavuge amagambo nk'atatu kuri ubutumwa bwiza bwa Yohana. Uyu mugabo Yohana wanditse kino gitabo ubutumwa bwiza.
niba mugabo w'abagabo nsangera aho nkavuga ngo ni umugabo wari warishuriwe. Abana bavuga butumwa bakore kuzabavugwa. Iyo bagarutse ngo basore ku mafishi, ku maflyer abari bazoza bashigwa hariya ku. Nubwo batovuga tubarebye. Sibyo? Kubera ko hari abayajeho bagatera n'ubwoba. Ariko Yohana ndamuvuga ibintu bitatu bikomeye. Nimba umwanya nzabisubiramo ejo wenda mu buryo wenda buri samari bw'icyamakeye. Yohana mwene ndi abantu amaze imyaka 50 mu rusengero. Yohana ni mwene ndi? Mwene Zakayo? Muratangiye. Ako nani mwari nkuba aro afatina yayo afite amadosiye mu mutwe amaze imyaka 15 ngaha. Ese zirashabaho mwe muri hano ako yitangaza none no abantu bakumenya nazo yo zagiye yo zerekeye. Tuzamura ibiganza atukuzwe sana. Mwene Zebedayo akamwene se wandi mwebwe n'amakaza muzamuka buri munsi cyane kwa kavoma siza muzamuka nire bavuga Yohana bakorona iracitse nakuru kw'Imana. Yakobo hari Yakobo bane sibyo? Hari Yakobo mwene Alfayo, Yakobo uriya mwene se wa Yesu, nandi uriya mwene se wa Yesu ari wari revera wa Yerusalemu sibyo? Wagize n'umwanya munini cyane, wagize uruhare runini muri conference de Jerusalem. Ngo yarazi gukemura ibibazo mu buryo buri silencieux butarimo akajagari sibyo? Niyo wadukuye kino kibazo cy'ubunyamahanga bari barasaza ati no mugoba ukebwa kubera sagesse, kubera ubwenge bw'Imana yamuhaye. Yakobo iwe simuvuga ariko murese kubera namutiza ucane cyumwe cyashise. Muzabura ibiganza nimvuga ngo amen. Yakobo wundi mwene se wa Yohana na nyina nindi ngora kuvuga ngo niko nangamo kwirata use umuranzi ngo ndikiremwa ngo mwene no muri Bibiliya habamwo icyo bita sibyo genealogie. Donc ni cyaje mu Kinyamurenge imyirondoro bisekuruza bibamwo kure bimuhariye. Nyina nindi? Salome atukuzwe niwe mugore mujya mwumva w'igihume wajaje ibyifuzo bibiri bikomeye imbere ya Yesu. Aravuga ngo papa nyemerera sibyo? Abana banje bangahe? Babiri. Bazagira gute? Umwe azicare iburyo undi ibumoso. Yemera sabye nabi uyu mugore mukomera amashi. Nanone abagore bararutana. Mama niko bandi bazasaba kuriya iby'imbere y'Imana muza musaba mubwira Imana ibintu bifatika. Agatandukana karakagore kandi nyina wantuze karakadiya kagiye imbere ya uriya wacishije Yohana Herode igihanga. Yaragira batese ni kushaka ko wagize yambaye ngo ndashaka umutwe wandi ngo kumbeshye igifu gusa cy'umugore wogweza umutwe w'umuntu yabana umutwe w'ihene byibuze bafana kugira no kureba abanyakenya hano baza nzamona babugira sinzi ko baza bamwisupu kandi asupu ira mitwe y'ihene baramwe uzikomeza amavi. Hari umugabo narinzi hangahe yakundaga cyane hano yabaga hefu hano asanze umunsi mwaye ugotomera
ndetse barambwira ngo azonyereke ngo ahantu nk'abisupu ndabatiye sindagira ubushobozi bwo kuyinywa hananije niyo mu nzu inywa inyanya kananzwe isupu irimo amaso y'ihene mariko abantu bagira inda bacu kariya kagore nikoza nkita hari abagore tekereza muri repubulika umuntu wabonye icyo bita opportunities donc amahirwe yo kuba imbere y'iki y'umwana aravuga ngo arashaka umutwe bandi bakumbeshye. Niyo mpamvu yakubunda wanditse aravuga gituma abantu basaba tibagira gute tibahabwe nuko bagira gute basaba nabi gute ngo kugira ngo basatisfeze bahaze irari ryabo. Kandi muzi ikintu yaramujijije ayo makuru murayazi nzoyavuga ejo naye muyabiki murayazi tuzasura mu ejo mwe ndimo yavuga hari abato yavuga ariko nje nzoyavuga ejo nzoyakonjoraho abantu bazasabisha abandi mu mitwe yabo ikubweho kubera ibindi bintu bizabo babisishe babamwe tsabavuga navyo tuzobikonjoraho ejo yemwe muri hano turangize tugira gutya atukuzwe kubera abantu nyine mu mutwe yabo amajiga menshi tubona ngo dufuye dukeya dutaha kirikari ndagira ngo muzamuta sambiri sintana samfite ndabone yanje hagaze mumfashigira ko nabonye ejo bundi mu pasteur mwe wacu yegura ngo barengeje isaha iminota 2 muzungu yari mu pasteur ngo kungu itorero ngo riramunaniye yamagenda yaje gusiga amarangi nuko ngotiyo makwishitsa mu rusengero buri munsi gukanda mu pasteur tinonega bivuye ngiyo marangi gayonzo nsigaga amarangi gayoga bayita overtime nukuvuga ngo amasaha yo kwiyongera amafaranga bara amagari iwe ntakibazo atari kuringibi Yohana uyu niwe Yesu Kristo yavuze umunsi umwe abita amazina ngo nabana biki watoto wa nguruma nini kwa Kiswahili sanifu barabona watoto wa nguruma mu Kinyarwanda bazabona abana b'inkuba ariko Kiswahili bavuze nguruma bavuze ko ari abana burakari musari tewe n'uburakari baragira Samariya wari bafashe nabi ngo arangiza atari ko aba Samariya n'ubundi amaze imisi agira amakosa ngo araba ngo babwira Yesu ndamanure iki nk'umuriro Yesu abati muri abana uburakari ariko nyuma ngo baje kugira urukundo rwinshi Yohana nyuma Yesu amaze kumushaha yaje kugira urukundo rwinshi. Asifiwe sana. Yohana uyu ni mtoto mpendwa sibyo ari muri babantu batatu babanaga na Yesu bakundwa n'abarimu uyu habe n'umunsi bakora gahunda Yesu basenga muravyibuka ngo babona Eliya orarafuye kugira gute ngo arazuka za guparticipa mu gitaramo Yohana arahari. Yohana uyu aba mu bantu batatu zabita ngo ni vilindi vya nini ya kanisa vinala kwa Kiswahili vinala vya kanisa donc inkingi ziki zitorero harimo Yohana na Rundi na Petero nandi na Yakobo Mose ntarimo nani Paulo tari mu nkingi zitorero ni bande bari muza mushira imbere munsi sibyo ba Eliya na banani na ba Esteri tibarimu lakini bano batatu uyu mugabo nani Yohana ari mu bantu bari bagize inkingi zitorero nimukomera amashi tugira gukidwe cy'amacubahiro haleluya
nanone umuntu umugabo ari mu itorero agomba kuba inkingi. Umuntu ari mu itorero agomba kuba inkingi y'itorero bikamenyekana ahantu hose abari. Nikanze muvuga uke Yohana ndamukunda cyane. Bizanangora no kuma i weekend. Yohana uyu niwe wawe muza mwumva bataye ku karwa kandi k'Ipatmos. Azira iki? Guhamya Kristo. Alo? Yeme turi hano. Tashaka kuri Yohana gusa wenyine gusungwe mwasuye Yohana ubutumwa bwa Yohana gusa bwiza. Ndetse haberige bagiye kubamba Yesu Yohana yarahari. Yohana uyu mwene Zebedayo ningabagira agaproje ku nyanja ko kuroba aragasiga. Iwe yasize akazi aho wewe uguma ibintu. Yohana we yasize akazi amafi wewe uko yamusiga protector. Iwe yasize amafi kusiga umuntu kwa Amerika ngwareka ngo ibintu ngo umuntu bizimana yasize amafi amasamaki ako musifi kaga ko igutibiranga ifi nyine y'umazi yo muri nane Ocean Atlantique. Ifi kandi bakayotsa. Wovuga icyongereza. Yohana agize gute? Yarabisi. Nabo nzobigarukaho ku bantu bari mu kubanze gusiga ibintu kandi Yesu arabahamagaye. Reka baye nabivuze gatoya. Kuno mukara nabingandirije ni mu ndege. Hari ibintu Imana yangandirije mu buryo buri rusange. Hari n'abantu Imana yantungiye gatoki. Nzogenda nabagezeho. Iramba ati tuzikana kanaka. Batarabanza ngo bitabe umuhamagaro ico nabahamagara gukora. Nukuri. Ibi ntibizokunda. Tuzamure. Yeme muri hano. Sibyo? Mukiza we lelelele. La la. Nomwete. Ngiye kurangiza agira dusenge. Naje numviye ryajwe rya rihora rimamagara ngo nemere Mukiza we ndaserutse nsema kugukorera. ufite microphone bari n'imisi batu hano sinzi ko bari n'imisi bagihaba sinzi uwo mwaragiye. Hari ibintu bimwe hawezi ukafawuru utazogeraho utarabanza kwemera yajwi rihore gukomanga ngo ugire ikintu ukora Imana ishaka. Atukuzwe mwoza muri biganza nimuvuge ngo amen. Nzabwira ubuhamya bwanje ejo timubuzi muzamwumva gusa timuzi ntabwo ndababwira. Nigeze kumara amezi 9 naranze kwemera umuhamagaro. Angahe? 9. Nzaja mu kanisa tukanezerwa tugasenga tukaririmba tukabyina tukerekwa Imana ikavuga. Ariko nataha kavuga ngo no. Amezi 9 ashira. Nindo maze huduma amezi 9 naza muri turebe. Ihudu amezi 9 kuva mu kwezi kwa mbere ngeza mu kwa 9
naranze kwemera twinjira bashagaye kuva umutima uratse sibyo nataha kareba ati wapi ndasiga akazi ni ubuzima buri dunia izogana gute nareba kwa Rando benshi barahazi muri weekend yose niho twabaga turi twokesha utunani turatwisi brochette hetu twisika arazi mukufarahazi abagabo bose ukunyine no bicaye ya madamu zabona bagira sai muka wera nibirayi bisatuye zo kwa Rando kandi bamara hejuru bagashiraho nani igitunguru kibisi ukumuza kubona hari ibindi abantu basize bavuye muri Amerika baje n'indege uko hari ibindi twembe turabisiga turabihera ngo tumare labelo nono izuba rihari twese turayigura kuntu baye mbona nijo nawe muhungu nawe yayisize akabahungu ubu nanga bashabu ufite ibibazo umuhungu umugabo agira ibintu azajamwe ntazagana yigana ibitari ibyiwe nawe azayigendana twari turi kumwe mu ndege baragize gutyo simu uyu muhungu nibiki hayakora ngiyanorega n'abadayimoni bamufashe mu mwanya agarema ndamwitegereza nyine kandi ujya apasiteri tureba twihuta none ngabona imirimo kira hari utuntu kudushashi kirayaga udushashi kiragira gutya si muhungu ndamubaza aramwe ngo n'abagabo bazashiraho nibyo nimugurega banani bantuzira kwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kumama mureke gutinda mu bintu muzokora ndakurahiriye mbere y'Imana yampamagaye ntibishoboka hari ibintu utazofora kugeraho utarabanza ngo wemere iryo jwi riri mu gukomanga ndabiturikije nanone ndabifuse jewe nyuma y'imessage ntanze habe nubwo mu gitondo nofata indege ngataha icyangishije umwoca kigezweho muvuga ngo amen cyane haleluya niwe mbambiraga hari ijwi sibyo nabyo kwabwira hari ijwi rimaze iminsi ribustinga ribashaganya shakinga kugira ngo ugira gute ugira ikintu ukora utere indi ntambwe none wari nange mwaranze none bizongera gute kandi babwire gukorera Imana ganti mugira nukwambara imisaraba gusa oya ushobora guhagarara umwanya wawe buririmbyi ukabwemera ukabukora warangiza nivuga ngo amen ikindi Imana yarigene kugira gute kagisohoza umunsi maramezi 9 neza umunsi wa nyuma nemera neza mva ku isindi kandi ajidarikiro babeshe se muranabizi nzabara abantu benshi bihisha ngo bibo ngo bazi kwije sinzanisha konteye izo shiki ndabishikira ibyo nanze ndabyanga c'est tout nje singira impande ninshi nizibiri gusa yego ndabyishikiye cyangwa sibi simbi ndimwe c'est tout nje sino bagati muka ndiyo binemerera uzokunda umunsi nemera no munsi banambwishamba irambwira ngo ibintu zose wagi utekereza kutazogeraho utazobona sibyo kuzabikura mu kazi no mu bwenge mu byo wize nzobikuha ndashimira ko Imana bikoze imikobera mashi nije ndi mu bantu bake tekereza binjiranye 13,000 z'amadolari Nairobi utemera azoze mu heze extrait de compte yanje azabirebe ninjiraye 13,000 z'amadolari hano muri Nairobi umunsi ngera hano umunsi wa mbere ngera muri umoja hano umunsi wa kabiri senga mazimana uyu muhana n'iki gihugu njemo mukarambira ngo nibushaka mu bihugu bikomeye ukazabishobora ngugera utange turu rinini angahe igihumbi
ndagenda mfata $1,000 sinayijanye mu rusenge nta na muntu bizi ndagenda yibara papa nishira muri envelope nyifunda hantu nuko imba koze cyo bita ubwishingizi ibi byo kwishingiza ngo bibimina nje ntabyumbamwe tabs ikimena se cyo kugeza mu Buraya turagera muri restaurant hanze ibyo bimina muri mwo byose bazaguhe ntuzuhaga uzugenda haragatinduke wishyuye $1,000 mu Buraya sinayambonye ara nijoro yajaye turya twaratanze $1,000 zitiki warabana umuntu wamwe bamuzanira akayikuka kumwana ruhinja ngo nakoze muri nani muri muntuze ngo agenda aragata bimeze kimbomba yabiryohera babwiye mwemere umuha wamka nimumara mubone gukorera Imana kuri bano taremera banza wemere numara ubwira Imana ngo none Imana niki ngomba gukora ndashima Imana ku bantu bemeye muhamagaro mwe kumena amashimwe cyane ngira mwarawemeye timwarahiye wa gato ngira wamaze kwinjiramo iyo karovani tukwifunze ukukera barakuboshe nuko nyine habe naje ngo kurura gutya kwa mutemba mukanya iyo umuntu afunze ntaza gora tuzabura biganza atukuzo sana kandi ukwanda bose bagira batangira kandi kubagiye bahamagarwa ndaratazambira gufite umuhamagaro uzumva neza kunyeganyega sawa none kagose kari mu ijosi si wakishizemo ikomera amashuwa kuko bandabazi kandi bareze guhera kuri pastor nani ndi harya Muragwa guhera kuri Everuyo uyu guhera kuri Muragwa uyu namwiza musaro jewe nuko no demisiona none kuba Muragwa naramwishishe gukereza ndamudorongeshe takibazo mfite nimukubera Imana amashimeshi namugenzeho ndamutata ibyo yanga n'ibyo akunda ndagenda iriya ndamukurura umusikinza kuje Muragwa cyambere nirukize ni inshingano wewe warobize uwahamagawe nyuma niba ari umushinge guhamagara jewe ushira mukuje cyane namufatishije mu mugozi niki ni inshingano zo kumukuru abagabo ngaho zose kandi ugenda ushanga kandi uyoboye muri parawasi barabizi twasababwira ndetse muri iyi komite simbivuga hari wamwe ariko ngo reve none ngo kuriye ngo gusingo isi umwe uhamagara abantu ngo zamushingira kuki shingira kuki ninde wakurikanye uhamye bagitwaza igasengeye uriya mu nani ura muhungu wa pasteur witavye Imana wa mudagiri ndarye nani nuze yafete harakurikanye uhamye yafete yabaga mu kabari timubizi se muri shata guhamye hano muri shata guhamye mwebwe muri shata bivuga umjenza bivuga nta kibazo nagizira hije sanga uduhungu tumwe twavuye yepfo mu nkambi twambe dukoti twisiri ngo bafashwe kera babwiri bibiri zivuga ngo mu bintu byubase tororisha muranumva ni ibintu bibiri nubuhamya kubwira abantu Imana yize gute Imana yakoze tuzamuri semena haleluya sinabe ko nigeze kunywa umunsi umwe mu ngumwe yakoze ubukwe araza namwe atarako aba bahungu baza basohokana ngo barasinze undi yaza ngo yakubise umugore ngo yasinze undi yaza ngo amushurije amazi none ngo yamenye keraga abakera ko barabyumva ngo yamenye ngo amushurije amazi ngo yashushe neza akayamenya ngo ashushe yandi kagabo nawe ntayamenye baramenye nabo yaragize Imana rawe kundi wandashushe noneho uwo muhungu
yari ngo revera yakoze ubukwe ni nkaho nari pare wiwe muri buri indirect ku ruhande je madame jo yaragiye gutinyuka je narashatse gutinyuka murabyumva kuramukanya ndaho nico kimwe none washara yakoze mariage nje guhamenyerezaga iby'urugo ngo mare arambatiwe abacu bari mukurenga hano ngo barasinze ngo baranyoye nibi nibiki urujijo tugenda natwe tumweho turagenda dutumiza cyo bita ngo ni kapitamberi haro yizi kapitamberi ni kanyanga ya mbere batara muwivuge mwaranyoye batarafungura bana bansenga barani bandi kora batatu bari sinabashoboye tituziranye sinabashoboye mu bintu byatumye ifata indege murimo ejo hazo bisimba cyo bantu baravuga senga nigeze kugenda nize kujana mu polisi ngiye kumufungisha uriye tabizi ngere iriye funda bati muri mufungisha kandi ejo zaba mukristo mwiza nabankoze iki biri polisi isubirayo nuko ndabiretse none muzabona tatkuyobora amuri ho naje ngazabikurikiranaga izabikurikirana kuri izabitakajisho ndazi gutera indirimbo ngo kubona Imana amashi kwabwira ijambo rikomeye abantu muri mugoroba abantu bakuze mu gakiza bamaze kuba miri macuwa muranumva bakuze mu gakiza na abantu bazi kwihanganira integeke z'abandi aho kandi ugashemwe ushaka kohereze kagere Bujumbura niyefo abantu maze imisi mona bisaza ngo bagize ku rwego rwo hejuru ngo ndoza bumva ngo babana n'abanyantegeki gusiba n'utuntu muri yobana muri rimzi ngo aza forota ngo kabana n'umuntu umuyumbe ngo aza kubita umugore kubita se nako no gukizwa biza bigendanaga none abakizwa sitakubise ha bose barabakubise ni munyomose ninde muntu taratu umugore rutoki aza mu kuboko turi mu nzu y'Imana kandi se naho kandi ni muri UNS turebe mama tibazagira gutya twagiraga musaza ngo data washu umupasiteri ngo yaravuze ngo urushira umwe ngo agashika incamura kamwe ngo ntabwo ari icyaha muramuzi abantu biriye fu mu musho hagati muri za mibunda umusaza ari ngo rera bivuze ariko sibyo iyo abantu bakishishwe bazagira gute bazabahinduka gusa turi mu rugendo tuyosenga mwakira ijambo ry'Imana ibihe byiza tuzabane kugira ngo dukomeze tuganire hejuru yo gukorera Imana tuzavuga mu bice byinshi byo kurema Imana birenga 6 tuzavuga ko Imana icyo ari cyo tugisobanure kubera ko cyateye confusion ruhanga kubera ko ari protocol munyemera ari wimvuga mwarabona ruhanga yobora hano mwarabona atera indirimbo azagira gute sindebe gusa abantu bakumva ko atari muri kategori y'abantu bakuze mu gukorera iki Imana none abitwa abakozi b'Imana
none iryo zina muri iryo zina dukoresha cyane ngo abakozi b'Imana bakaba bandi ni mubavuge ni bandi mama shaho we banyaruda kuko dufite inda nini ejo nje ntayo mfite yeze muri mushinja abantu ngo zarye amaturo ya nje ntayanyu nariye oyari Yesu ukozemera akora bafite nabo ntiborohewe kurara basinzira se kurara bafureka nabo ntiborohewe nijoro nayo mfashe umwe nyine indege dusigati twirukega nuko ganagira gutya gusa ko musize none ndagira gute gabanyagiyondaga wiruka uregabanya gute iragira nkiriye cyebe ibintu byose nakita nyine umwanya wabyo nyine wese ko twebwe wacu biragoye mu kira gihugu kubivuga kubibwira undi gutya ni infraction donc ni babyita kugira ko wahohoteye umuntu mu yandi magambo ngo bumubwiye ngo ni umuntu ugira indambi ni umunyendambi mu kinyamurenge tuye gusenga tubwimana ngo Mana turashaka gukorera ariko tuzoganira tuzokora ejo dukore mu Imana guhera kuri no migozi iyi nzababwira igihe bigaragara ko dukoreye Imana n'igihe dukoreye abantu gusa birangiriye hano biva mu ntego gusa obikoranye gusa sibyo niyo mpamvu biriziva ngo watanze ngo agakombe kiki ngo kamasi kamwe kandi amukabura nguwo nawe uwo arangana n'umuntu wafashe indege akaja kubwiriza muri za Somalia niriye fozanani za akutse tukunda hanze ejo no kumitegeka ko se gutana n'umusha kubwiriza hanze batarahereye Yerusalemu ko twakunze hanze cyane tudahereye Yerusalemu nabyo tuzobiganira ejo wenda twumve uko bizaba bimeze hagati aho rero musukuri twose nk'Imana biravuze ngo kwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kare akibona sibyo basore mukiri batoya mugishoboye haraho bizabigera abantu kananirwa dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko muri ibihe ushaka ko tugukorera nitwe ba Eliya na ba Elisa basigaye twasimbuye ba Pawulo dusimbura ba Miriyamu dusimbura ba Esther turi mu maguru ya Gideyoni uduha imbaraga n'ubushobozi bwinshi mu bitunaniza ari bitugora kugira ngo tubashe gutera intambwe tugukorere mu buryo bwuzuye kandi ukwiriye uri Imana Abrahamu uri Imana Isake uri Imana Yakobo uri Jehova Jire uri Jehova Nisi uri Jehova Shalom wahamagaye Petero umuvana mu nyanja uramubwira ngo nkurikira nzakubwira umurobyi w'abantu uhamagara benshi barakwitaba urangize urakoresha icyumweru turashaka kandi kumva ko ukoreshwa nawe uduha imbaraga zo mu mubiri uduha imbaraga zo mu mwuka kugira ngo tubashe gusohoza umugambi wawe ni mwiza Yesu Kristo mwami wacu amen.